Ndabasuhuje. Uyu nawe yabaye umuntu utangaje, arakura amera nk'abandi bana. Uyu nawe yabaye umuntu utangaje. Nubwo yabaye umuntu utangaje ariko yavutse nk'abandi bana. Ni umuntu wavukanye amateka yihariye, dore ko yabashije guhishwa amezi 3 mu gatebo kari mu mazi. Uwo bamwita Mose. Muraho neza bavandimwe, ikaze kuri iyi channel. Uyu munsi turaganira ku mateka y'umugabo ukomeye cyane wakoreshejwe n'Imana cyane, Mose. Kuva kivuka kugeza apfuye. Niba ukunda inkuru zo muri Bibiliya, komeza urebe iyi video kugeza ku mpera. Mose yavukiye mu Misiri mu gihe Abisiraheli bari abacakara. Farawo yari yarategetse ko abahungu b'Abisiraheli bicwa, ariko nyina yamuhishe, nyuma amushyira mu ruzi rwa Nili. Umukobwa wa Farawo niwe wamubonye, aramureba, amwita Mose, aramurera. Mose yakuriye mu ngoro ya Farawo, yigishwa ubwenge n'imico y'Abanyamisiri. Nubwo yari afite ubuzima bwiza, ntiyibagiwe ko ari Umwisiraheli. Mose abonye Umwisiraheli akubitwa, aramutabara, yica Umunyamisiri. Ibyo byatumye ahunga, ajya muri Midiyani, aho yabaye umushumba w'intama aho i Midiyani. Igihe Mose yarimo aragira intama, Imana yamuhamagariye mu gihuru cyaka umuriro. Imana yamutumye kujya kugarura Abisiraheli mu Misiri. Nubwo Mose yari afite ubwoba, Mose yakoze ibitangaza byinshi. Imana iteza ibyago 10 mu Misiri. Amaherezo Farawo arekura Abisiraheli. Mose ayobora abantu anyuze mu nyanja itukura. Imana yitandukanyije. Imana irayitandukanya maze barambuka. Bavuga ko Abisiraheli bambuka nubwo bari babanje kugira ubwoba. Bamaze kugera kuri iyi nyanja, barebye impande, aho bari buce hose barahabura. Barebye inyuma gutekereza gusubira inyuma, babona ingabo za Farawo zaje zibakurikiye. Uyu Mose niyigeze agira ubwoba nk'abo. Bati Mose, aho kugira ngo dupfire mu mazi, iyo tureka tukigumira aho twari turi, nubwo twatotezwaga ariko twaryaga tukaryama. Batangira gutuka Mose, bibaza uko biri bugende. Ariko Mose araceceka, ahubwo ahamagara Imana yo mu ijuru. Imana ireba Mose, iramubaza iti, mbese Mose ufite icyaha mu ntoki zawe? Mose nawe ati, rwose Nyagasani, nta kintu na kimwe nitwaje uretse inkoni yanjye ngendana. Imana ibwira Mose uti, rambura inkoni yawe hejuru y'inyanja. Ako kanya haba igitangaza kitigeze kibaho kuva isi yaremwa. Abisiraheli bareba, bagiye babona ya nyanja icitsemo kabiri. Iyi nyanja hari hamaze imyaka irenga 400 bayizi, ariko nta na rimwe bigeze bumva ko inyanja yacitsemo kabiri. Mu yandi magambo, iyi nyanja yaratinywaga cyane kuko yari inyanja ndende. Kuyigenda byasabaga iminsi n'amasaha. Ariko Imana iciyemo kabiri, ngo babona ngo hameze nko ku musenyi humutse. Amatungo, abantu ndetse n'abana bose by'Abisiraheli byambuka bituje, ariko bambuka bafite gutangara gutunguranye bitewe n'ibyo babonye. Bavuga yuko Abisiraheli bageze hakurya batangiye kuririmba, ari nayo nkomoko yo kuririmba. Bararirimbye, barahimbaza, bashima Imana bakoreye ibitangaza. Nubwo inyuma babonaga ingabo za Farawo, ariko bo byibura bashimye Imana ko bambutse. Ku musozi wa Sinayi, Mose yahawe amategeko 10. Abisiraheli bagendeye mu butayu imyaka 40. Imana ibitaho nubwo bageraga kutumvira. Imana yabitagaho muri imyaka 40 nubwo bageraga kutumvira. Subiye inyuma gato, izi ngabo zari zibakurikiye zaje kugira iherezo ribi. Farawo n'ingabo ze nabo babonye inyanja icitsemo kabiri, babona Abisiraheli bambutse. Mu yandi magambo, ntibageze gutekereza kabiri nubwo bari bazi neza iyi nyanja. Bari bazi ko biraguma uko biri.
Imana yo kabyara irabareka barambuka. Umuntu wa nyuma agiye kugera ku nkuko, umuntu wa mbere agiye kugera ku nkuko, uwa nyuma agezemo hagati. Imana yarongeye itegeka inyanja, irongera iriteranya. Aba bantu bapfuye urupfu rubi, urupfu rw'amazi, bishwe mu mwanya muto, bicwa n'amazi n'ishyuheri ry'umuyaga. Aba bantu nta n'umwe warokotse. Uko bayagiyemo bose amazi yarabishe. Mose yageze ku musozi wa Nebo, Imana imwereka igihugu cy'isezerano, ariko ntiyamwinjizamo. Yapfuye afite imyaka 120. Imana niyo yamuhamagaye, Imana niyo yamuhambye. Kugeza na bugingo n'ubu nta muntu n'umwe uzi igitiro cya Mose aho kiri. Abahanga barashatse barashaka, bashyiraho n'intumwa nyinshi zishaka ku musozi Mose yakundaga gutemberaho, ariko ntibigeze babonaho igituro cyo kiri. Bavuga yuko uyu mugabo bamushatse bakamubura, batazi neza aho yapfiriye, uko yapfuye, niba yarapfuye, niba akiriho, nta muntu ubizi. Gusa bo babonye Mose atagarutse batekereje ko Mose yapfuye. Ariko abantu baribaza, niba nta muntu n'umwe wamubonye, ntabone n'igituro cye, yewe ntabone n'imyambaro ye, babirwa n'iki ko uyu mugabo yapfuye, urupfu twumva muri Bibiliya? Ariko yaje gupfa koko, Imana imuhamba hayo. Ubu Mose nawe ari mu gituza cya Aburahamu. Uyu mugabo yakoze ibikomeye byinshi nubwo yavutse bigoranye. Yavutse muri cya gihe Farawo yategetse yuko abana bose b'Abisiraheli bicwa. Yageze aho ahamagaza ababyaza nk'uko twabyumvise haruguru, abaha amategeko yo kugenderaho. Ababwira yuko umuheburayokazi nabyara umwana w'umuhungu, uwo nguwo bazamuhotore ntazabeho. Ariko nabyara umwana w'umukobwa, uwo bazamureka abeho, n'ubundi ntacyo yakora ku Banyegiputa. Uyu Mose yagize amateka yihariye, nubwo ari umuntu wabashije gukurira ibwami. Yakuze afite amaraso ya cyene wabo, nyamara abantu benshi bamubonye akuze ntibazi itangiriro rye. Ariko mama yari umwisiraheli. Amateka ya Mose atwigisha kumvira Imana, kwihangana no gukorera abandi. Imana ishobora gukoresha umuntu uwo ari we wese. Nawe aho uri Imana ishobora kugukoresha. Uko waba umeze kose, imyaka waba ufite, birashoboka yuko Imana yagukoresha. Niba iyi video